Nimena official muri gahunda amakuru agezweho tujye guhera mu ntara y'amajyepfo ni mu karere ka Nyamagabe aho umugabo ari gukekwaho icyaha cyo kwica nyirabukwe. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Nyamagabe bwakiriye dosiye y'umugabo wishe nyirabukwe amuteye icyuma. Icyaha akurikiranyweho biravuga ko yagikoze ku itariki ya 13 Mutarama 2025 mu mudugudu wa Munanira akagari ka Ngambi umurenge wa Mbazi ni mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'amajyepfo. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko uwo munsi uregwa yagiye kwa nyirabukwe aramuniga amutera icyuma mu ijosi aramwica. Nyuma yo kumwica yahise atwara agafuka yari akenyeye karimo amafaranga. Uregwa yemera icyaha ndetse agasobanura uko yagikoze, akavuga ko nyirabukwe yari amaze icyumweru amwirukanye yakira undi musore wabyaranye n'umukobwa we. Icyaha cy'ubwicanyi biturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa kandi kiganishwa n'ingingo y'107 y'itegeko nomero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Reka amakuru yacu yakomereze ni mu karere ka Nyanza aho dusanga inkuru igira iti inkuba yakubise umugabo n'abahungu be umwe arapfa. Ndagijimana Elisa w'imyaka 29 yakubiswe n'inkuba ahita apfa, abandi bavandimwe be se bajyanwa kwa muganga kuvurwa bikomere n'ihungabana. Umuseke wamenye amakuru ko ku gicamunsi cyo kuri uyu 20 Mutarama 2025 ahagana saa 8 abantu batatu bakubiswe n'inkuba umwe muri bahita apfa. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari ka Shyira mu mudugudu wa Gahogo. Mu mvura nke irimo umuyaga mwinshi inkuba yakubise abantu batatu bo mu rugo rumwe rw'umugabo witwa Nyabyenda Sophie aribo Ndagijimana Elisa w'imyaka 29 yahise apfa. Inkuba kandi yakubise uwitwa Nizeyimana Jerome w'imyaka 23 ndetse na Nyabyenda Sophie w'imyaka 53. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busoro Habineza Jean Baptiste yabwiye umuseke aba bagihumeka ko bahise bajyanwa kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Busoro ngo bitabweho n'abaganga. Muri uru rugo kandi hari uwitwa Akimana Latifo w'imyaka 19 wagize ihungabana nawe ajyanwa kwa muganga ku kigo nderabuzima cya Busoro. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yemeje aya makuru avuga ko abantu batatu bo mu muryango umwe bakubiswe n'inkuba, umwe muri bo witwa Ndagijimana Elisa arapfa. Ati twihanganishije umuryango wagize ibyago, twibutsa abaturage ko igihe imvura iguye basabwa kugama mu nzu. Turacyari mu makuru hano Kumena official tugiye gukomereza n'undi muri izi nkuru aho n'ubundi turebera hamwe abaraye bakubiswe n'inkuba. Ni mu karere ka Muhanga n'ubundi ni mu ntara y'amajyepfo inkuba yakubise umubyeyi n'umwana we. Mu mvura nke yaguye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025 inkuba yayishe umubyeyi isigwa umwana ari indembe. Byabereye mu mudugudu wa Gisasa akagari ka Mbiriri umurenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga. Inkuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi Nikuze Foyibe w'imyaka 23 wakubiswe n'inkuba n'umwana we ikamusiga ari indembe ivuga ko nyakwigendera yayihungiye nyuma ya saa sita ajya mu gikoni gutegurira umwana w'amafunguro. Umukuru w'umudugudu wa Gisasa Nsabayezu Theogene yabwiye umuseke ko babonye imvura ikubye ariko ntiyagwa bumva ko inkuba ikubise, bababwira ko ikubise Nikuze nayo Irakoze Nicole umwana w'imyaka 2. Ati twatabaye tuhageze dusanga umubyeyi n'umwana we bazahaye cyane tumugeza ku kigo nderabuzima cya Gikomero. Umudugudu avuga ko Nikuze Foyibe n'umwana we abaforomo bahise babahamagaza imbangukiragutabara ambulance ibajyana i Kabgayi kuko babonaga bameze nabi. Mu kanya nibwo twakira inkuru mbi ko Nikuze ashize mu mwuka. Sedo w'akagari ka Mbiriri Ayinkamiye Vestine avuga ko bamenye amakuru ya nyakwigendera ko atigeze agira amahirwe yo kugera mu biganza by'abaganga kuko yapfuye abaganga bataramusuzuma ngo bamuhe imiti. Bavuze ko Irakoze Nicole arembye cyane ntabwo turamenya ko akira. Umukuru w'umudugudu wa Gisasa Nsabayezu Theogene avuga ko Nikuze Foyibe yitondaga kuko nta muntu bagiranaga ikibazo.
umurambo wa nyakwigendera uracyari mu bitaro bya Kabgayi. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti umusore yasanzwe mu mugozi yapfuye. Ni inkuru dusanga ku kinyamakuru Umuseke, aho bakoze muri wino rwose barandika bagira bati Nyanza, umusore uri mu kigero cy'imyaka 23 wo mu karere ka Nyanza yasanzwe mu mugozi yapfuye, bikekwa ko yiyahuye kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Mutarama 2025 mu karere ka Nyanza mu murenge wa Ntyazo mu kagari ka Cyotamakara umudugudu wa Karuyumbo, nibwo habonetse umurambo w'umusore wabonwe n'umuturage. Uyu musore witwa Habanabashaka John bikekwa ko yiyahuye yimanitse mu giti cya avoka akoresheje umugozi. Amakuru avuga ko kuba yiyahuye yabitewe n'uko nyina yanze kumugurira ikibanza mu mafaranga yagurishije isambu kuko yari yarabimusezeranyije. Nyakwigendera na nyina umubyara bakomoka mu karere ka Huye mu murenge wa Maraba, ni mu kagari ka Gafumba mu mudugudu wa Taba. Yari acumbitse mu murenge wa Ntyazo, atuye iruhande rw'aho nyina nawe yacumbitse, we n'umugabo babana mu buryo butemewe n'amategeko. Nyakwigendera birakekwa ko intandaro yo kwiyahura byaba byatewe n'uko nyina yagurishije isambu y'iwabo muri Huye, amafaranga akuyemo akayaha umugabo bashakanye kandi yari yasezeranyije umuhungu we ko azamuguriramo ikibanza. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntyazo Muhoza Alphonse yabwiye Umuseke ko inzego zibishinzwe zatangiye iperereza. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Ni naho ngaho dusoreje amakuru twe twabateguriye. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, mbibutsa gukanda subscribe kuri mwebwe mutarakanda subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona notification bamenyesha ko hano ku Imena Official ari amakuru agezweho. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane.